Yesu ashimwe cyane. Nongeye kunezerwa kandi kubw'umwanya mbonye Imana impaye bongere kuganira ku ijambo ry'Imana. Iki ni igihe turimo tujya gusoza umwaka ngo dutangire uwundi mwaka. Nkuzaniye rero ibyo Umwami Imana ashyize ku mutima wanjye kugira ngo bigufashe gusoza neza uyu mwaka kandi utangire uwundi mwaka. Icyo Imana igambiriye ni ukutugirira neza, nta bindi. Ntabwo igambirira kutugirira nabi. Icyo Uwiteka Imana yacu agambirira kutugirira ntabwo ari ibibi, ahubwo ni ibyiza. Imana ishimwe cyane. Nitwa Pasiteri Gaudence Mugeni, undi mumenyereye kuganirira kuri channel yitwa Tuyivuge TV. Hanyuma iyo ufunguye Zaburi 150 TV uhita uyigeraho vuba vuba, cyangwa ugakubita kuri Tuyivuge TV. Rero nkuzaniye ijambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo nabonye ingeso ze nzamukiza. Nabonye ingeso ze nzamukiza. Imana nyiribihe yabonye ingeso zawe irazemera, ingeso zawe irazishima, izagukiza. Ndagusenge. Mana yacu, izina rya Kristo Yesu, turagushimiye nanone kubw'uyu mugoroba mwiza uduha umugisha. Uduhaye kano kanya Mwami Imana yacu twongere kuganira ijambo ryawe kuri no kamera. Duhaye uburyo ngo tube turi bazima, cyubahiro cyose ni icyawe. Turakuraritse rero kugira ngo urubuke kubana natwe. Mwami Imana yacu, ubwiza bwawe butugote, umucyo wawe tuzenguruke, turindirwe umutekano kuva dutangiye kugeza dusoje kandi iteka ryose. Fasha umuntu wese tugiye gusangirira kuri iyi channel ijambo ryawe, reka umuntu wese ahembuke, reka umuntu wese afashwe naryo, araba imbere mu gihugu, araba hanze y'igihugu, bari mu mahanga, ibihugu by'amahanga. Mana ndakwinyize cyane ngo iri jambo ryawe rirugere, rikore umuti, rigire umumaro mu izina rya Kristo Yesu. Cyo duheje ni Satani n'abadayimoni n'imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Bya birogwa byose by'umwanzi turabyirukanye duhagaze mu butware n'ubushobozi duhabwa n'ijambo ry'Imana yadutumye. Urakoze Kristo, turagushimiye kubikoze neza. N'amahoro no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Yesu nashimwe cyane. Muraho neza? Nongeye kubasuhuza bene data, nshuti zanjye, nshuti za channel Tuyivuge. Uyu mwanya ni mu masaha ajya kuba mu kigoroba, ni amasaha akuze. Nyemerera umakanya wicare tuganire ijambo ry'Imana. Birashoboka ko umaze igihe kinini ushakisha byanga, ariko ubu noneho akira ibyo nkuzaniye biturutse ku Muremyi. Ukwiriye kukurema umutima, ukwiye gukomeza. Mwene data, wowe mubyeyi turi kumwe, wowe mugabo turi kumwe, wowe rubyiruko turi kumwe, wowe tujya dusangirira ahantu. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma topic iravuga ngo nabonye ingeso ze nzamukiza. Tugiye kwihuta tubanze dusome Yesaya 57, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 57, umurongo wa 18 na 19. Hanyuma tubigendane neza. Aranditse ngo nabonye ingeso ze nzamukiza kandi nzamuyobora musubize ibyo kumumarana umubabaro n'abamuborogeye. Nijye urema ishimwe ry'imirwa ngo amahoro abe kuri kure no kuwo hasi. Nanjye nzamukiza. Niko Uwiteka avuga. Amen.
haranditse ngo nabonye ingeso ze nzamukiza. Nabonye ingeso ze nzamukiza. Reba izi ngeso Imana nyiribihe yakubonanye bigatuma ifata icyemezo cyo kugukiza. Ni ingeso zigera nko muri 5 z'ingenzi. Ingeso zawe zabaye itabaza. Ingeso zawe zaramuritse, zigirira umumaro benshi, zigirira umumaro abantu. Ingeso ya mbere ni ukubitabaza, ni ukumurika aho uri. Icyo ushinzwe ni ukumurikira abantu bicaye mu mwijima bakabona umucyo. Ingeso ya kabiri ni imirimo yawe. Imirimo yawe yaramuritse nayo. Imirimo yawe yabaye umucyo, byaramenyekanye. Babandi wagaburiye byaramenyekanye, babarwayi wasuye byaramenyekanye. Byaramenyekanye. Barya wishyuriye mituweli byaramenyekanye mu ijuru. Imana yarabibonye kandi yabikoraga atari uko ufite ibintu byinshi. Byaramenyekanye. Ingeso zawe. Ingeso ya gatatu yageze ku Mana, wagize ubuntu bwinshi bituma abantu bakwibazaho. Imana yagenzuye mu bubiko bwawe isanga habitsemo ibintu by'umucyo. Imana ishimwe cyane. Habitsemo ubuhamya bwiza. Ubuhamya bwiza burya nabwo buba mu ngeso. Kugendana ingeso z'ubuhamya bwiza, abakureba bakwitegereza bakakubonamo undi muntu wubaha Imana ugendana nayo. Ingeso ze Imana yarazibonye igambirira kugukiza, kuko ibona ko nigukiza, niba ari uburwayi igiye kugukiza uzagira umumaro, niba ari ubukene ufite uzagira umumaro. Igambiriye kugukiza ibyo bikubabaza, ibyo byakubabaje bizagukiza. Nabonye ingeso ze nzamukiza. Hanyuma wagize ingeso nziza, uragenda ugeraho uhinduka inzu yo kubabwamo n'Imana izagukiza. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice 5 umurongo waho wa 14 wonyine. Twihute. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Muri umucyo w'isi, muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi utabasha kwihisha. Iyo ni ingeso ya mbere nagusomeye hariya hirya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma twihute dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Ni ibice 3 kandi umurongo wa 20. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ibice 3 umurongo wa 20. Haranditse ngo, kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. 21. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragarire ko byakorewe mu Mana. Umuntu wese ukora ibibi ntabwo ashobora kuza mu mucyo, ntabwo ashobora kwiyerekana, ntabwo ashobora kuza abantu bose bamureba, kugira ngo imirimo ye mibi akora itaza kumenyekana. Ariko ukora imirimo myiza ayizana ahagaragara, kugira ngo abantu nibayikurikirana bamenye ko uyu muntu akora imirimo myiza kandi ayikorera mu Mana, ko ibyo akora, ko ibyo arimo kuringaniza, ibyo arimo kubaka byakorewe mu Mana. Uwo ntabwo yihisha. Impamvu wihisha, impamvu udashyira ibyawe ku mugaragaro ngo bifashe bose, ngo birengere bose, ntabwo birabatungana, ntabwo biraba byiza.
birashoboka ko ubuzima bwawe butaratungana, birashoboka ko imirimo yawe itaratungana, ariko niba uzi neza kugendera mu mucyo, imirimo yawe yikorere mu mucyo, ni ingeso nziza izatuma Imana ikurikirana ubuzima bwawe, ikurikirana imibereho yawe, igukize, ikuzahure, ikuvaneyo, ikuvane inyuma iyo ngiyo mu mubabaro, ikuvane inyuma iyo ngiyo mu bukene, iguhindurire amateka. Imana ishimwe cyane. Aha ndagira ngo tuganire ingeso zo ukwiriye kugendana. Hariya mu Bagalatiya ibice 9 umurongo wa 22, abantu bose bazi imirimo y'umwuka. Nazo ni ingeso nziza. Bagalatiya ibice 9, Bagalatiya ibice 5 plutôt umurongo wa 22, Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22, wenda wasoma no 23 nacyo, ariko ndagira ngo nkubwire izi mbuto z'umwuka ni ingeso ukwiriye kugendana. Ugomba kugendana ingeso yitwa urukundo utarobanuye. Ufite urukundo rutarobanura, ufite ibyishimo bituruka ku Mana. Ibyishimo nabyo ni imbuto kandi nazishyize mu ngeso umuntu akwiriye kugira. Ingeso yawe iba umunezero, iba ibyishimo, ibyishimo, amahoro. Uyu muntu ni ukwiriye kugirirwa neza n'Imana. Uyu muntu ni umunyamahoro. Uyu muntu abana ibyishimo, abana n'ibyishimo. Uyu muntu atunga amahoro ya Kristo. Haleluya. Amahoro atari nk'ay'abisi batanga. Umugezeho wahungabanye, urahumurika. Umugezeho udafite kirengera, hari icyo wakura, kuko hari ubutunzi afite. Mu ngeso ze harimo ibikurengera, harimo urukundo, harimo amahoro, harimo ibyishimo. Hari igihe umugera imbere washobewe, wavuga ibibazo byawe akagutanga kukubwira ibye, ugasanga birakurenze. Uyu muntu nta mucyo uri muri we. Uyu muntu ugendana ingeso nziza rero, uyu muntu ubana ingeso nziza zibasha kumurika, zikaba umucyo, zikamurikira abandi. Iyo hageze umwijima wakurenze, umwijima wabaye mwinshi, arakingura, umucyo uri muri we ukakumurikira, ugataha ukize. Kabone naho umutima wawe wakomeretse cyane, ariko uhava wumva akomoye, kuko abana ibyishimo, abana amahoro. Muri we ingeso ze ni amahoro, ni urukundo. Imana ishimwe cyane. Abana kwihangana, ingeso ze harimo kwihangana. Uko ateye arihangana, kugeza aho umuntu yakwifuza kumera nkawe, uvuga ati nanjye wama kumera nkawe. Kwihangana. Uyu muntu mu ngeso nziza afite harimo gukiranuka, arakiranuka. Mbega ingeso ze ni nziza. Nabonye ingeso ze nzamukiza. Imana ishimwe cyane. Muvandimwe wanjye, nagira ngo nkubwire ko ari kenshi wagerageje gushakisha ibintu byagufasha ukabibura. Ibaze kugira ngo ujye muri Bibiliya urambure buri jambo rigufasha, kandi ijambo ryose Imana yandikishije n'iryo kuguhembura. Ukava mu byahishuwe ukajya mu itangiriro, ukava mu itangiriro ukajya mu byahishuwe, kuzana ijambo rikubwira ngo aho Uwiteka Imana yavuze ngo nabonye ingeso ze nzamukiza, nzamukiza, nzamumara umubabaro, nzamusubizanya n'abamuborogeye, kugira ngo maze kwifuza kw'imirwa, imijyi cyangwa se city, maze kwifuza kw'imirwa, kugira ngo amahoro abe kuri kure n'uwo kuri hafi. Wowe uri hafi, nawe uri kure. Bishatse kuvuga ngo iki? Wenda wowe udashobora no kwisengera, abandi bakiriza ubusa bakamara 3, 4, 5, wowe n'umunsi umwe warakunaniye, ariko nawe Imana yifuza kuguhaza, kuko yabonye umutima wawe, yagenzuye ingeso zo mu mutima wawe, yabonye ingeso z'imigendere yawe. Imana yarayigenzuye, igambirira kugukiza mu izina rya Yesu. Banza ubigenzure urebe ingeso zawe ziratera Imana kukugirira imbabazi, maze igukize,
uyu mwaka turimo dusoza, uyu mwaka turimo turangiza, uragomba kuwusoza ubonyemo ibyiza, ubonyemo ibishya mu buzima. Ndakwifuriza gutyo mwene data. Abakuborogeye, barya mwasenganye, barya mwagiye muzamukana umusozi, barya mwabanye imbere y'Imana, abazi ibibazo byawe, abo mwajyanye ahantu ntari buze kurinda mvuga, harya mujya mwikinga musenga mu byumba by'amasengesho, ku musozi, cyangwa se mu rusengero, cyangwa se mu rugo iwawe, kuri telefone ze simbizi, harya mwasengeye mufite ikibazo cy'umuntu umwe gusa, mutaka ngo Imana imurengere. Imana nyir'ijuru nimusubiza, namwe izabasubiza, namwe izabarengera. Imana nimutabara, namwe izabatabara, izajya ivunjiramo ibyanyu byaburiwe umuti, igenda ibisubiza buke buke. Imana ishimwe cyane. Mwebwe rero, mwebwe mufite iyi mitima Imana yarebye ikabonamo ingeso nziza ikazishima, mugiye gusubizanwa hamwe nawe, mugiye gusubizwa hamwe n'uwo mwene so mwatatse mubona bikomeye. Yari afite urubanza mumufasha gusenga, yari afite ideni muramurengera, ndetse muraterateranya mumufasha kwishyura ibyo mushoboye, bibananiye murabisengera. Yari yabuze urubyaro, muraniha mubabaye. Yari yabuze ibyatuma nawe agira isura mu bantu, mumufasha gusenga, namwe byanyu birasubirizwamo rero. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Haranditse ngo nabonye ingeso ze nzamukiza, kandi nzamuyobora musubize ibyo kumumarana umubabaro n'abamuborogeye. Ni rwema ishimwe ry'imirwa, ngo amahoro abe kuri kure no ku hafi. Nanjye nzamukiza, uwo ni Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ushobora kuba nta sura, wumva nta sura, nta shusho, ubuzima bwawe nta shusho, nta sura urimo ubona, mbega nta cyerekezo urimo ubona, ariko abo bene so muri kumwe aho ngaho muri, Imana ishimwe cyane. Iyo muhuje muba inzu y'Imana. Ya mirimo myiza muyikorera mu Mana. Imana ishimwe cyane. Yesu yaravuze mu bice 5 by'ubutumwa bwiza bwa Matayo 14, yaravuze ngo muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntabwo ubasha kwihisha, uri ahagaragara, uri aho abantu bose bareba, uri aho abantu bose bitegeye, ntabwo ubasha kwihisha. Ntacyo wakwitwikiriza ngo utagaragara, uri ahagaragara, uri uw'umumaro, uri uwo gufasha abantu, uri uwo guhembura abantu. Haleluya. Ntabwo wabasha kwihisha. Imirimo yawe rero uragomba kuyikorera ahagaragara, kugira ngo abayitegereza, abayikurikirana babone ko ari imirimo koko ibasha kubafasha mu buzima bwabo, ibasha kubarengera. Ababi ntabwo bakorera imirimo yabo ahagaragara, niko Yesu Kristo yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 3:20-21, ngo ntabwo imirimo yabo bayikorera ahagaragara, barayihisha, kuko ibibi byabo byajya kugaragara mu bantu. Ariko abakora imirimo myiza bayishyira ahagaragara, barayerekana kuko yakorewe mu mucyo, kandi kugira ngo byerekanwe ko iyi mirimo yakorewe mu Mana. Imana ishimwe. Uyu mwaka rero agomba kurangira imirimo yawe uyikorera ahagaragara. Ujya ahagaragara, humura, imirimo yawe Imana izayishyigikira. Humura, ibikorwa byawe Imana izabishyigikira. Niza kugukiza, niza kuguhembura, kuko izi kuzahembura abandi, kuko izi kugira ubuntu, kuko izi kugira imbabazi, kuko izi kuko ugira urukundo muri wowe. Uko wubakitse binejeje Imana, bitumye ihaguruka kugukiza, guhindurira amateka, kugira ngo ubone uko ugirira umumaro abandi. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hanyuma kandi reka dusome, dufatanyije ijambo ry'Imana. Bamwe baravuga ngo mbese turakorera hehe ibikorwa byacu? Ese bizagaragarira hehe? Ni muri mwebwe bizagaragarira, ni muri wowe bizagaragarira. Nabo bene so mufatanyije kuborogera Imana, gutakira Imana,
kubwira Imana. Birashoboka ko bataka ku bwawe, birashoboka ko bataka no ku bwawe, ariko murafatanyije. Mwebwe Imana niza kugukiza, izagufasha, izaguhindurira amateka hamwe n'abakuborogeye. Reka dusome hano rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ubutumwa bwiza. Kadusome bwihute tugere mu Befeso. Rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 2, umurongo wa 19 nasaba na 20, hanyuma dusoreze ku murongo wa 22. Uru rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso tubigendanemo neza. Wibuke ko umutwe w'amagambo uravuga ngo nabonye ingeso ze nzamukiza. Ingeso zawe ziteye Imana kugukiza. Wabikoraga uzi ko ntawe ubyitayeho, ntawe ubizi, ariko Imana yabihaye agaciro, izanywe no kugukiza mu izina rya Yesu. Reka dusome rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 2, umurongo wa 19. Haranditse ngo nuko ntimukiri abashyitsi n'amasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera. Ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse murabo mu nzu y'Imana. Ntabwo mukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse murabo mu nzu y'Imana. Kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Ntabwo mukiri abashyitsi n'abimukira. Ubu ntabwo mukiri abashyitsi ndetse n'abasuhuke, ahubwo mu bwoko bumwe n'abera. Mwebwe mugendana ziriya ngeso, mwebwe mubabwamo n'ibikorwa byiza byera bigaragara ko bikorerwa mu Mana. Ntabwo mukiri abashyitsi, ntabwo muri abimukira, ndetse ntimuri abasuhuke baturutse mu kindi gihugu. Mwabyawe n'Imana, muri ubwoko bwera bwatoranijwe n'Imana. Ndetse Pawulo yaranditse aravuga ngo mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo akaba ibuye rikomeza imfuruka. Kristo ni ibuye rikomeza imfuruka. Ubwo mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, murimo gufatanya natwe kwemera ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Murimo gufatanya natwe kwemera iri jambo, urwandiko umwami yatwandikiye. Mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Niyo mpamvu Kristo ari ibuye rikomeza imfuruka muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Aravuze ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza. Muri Kristo
inzu yose iteranyijwe neza. Muri Yesu Kristo inzu yose iteranyijwe neza. Jyewe nawe turi inzu iteranyijwe neza muri Kristo. Hanyuma iyo nzu irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Iyo nzu irakura, iyo nzu iteranijwe neza, yubakitse neza, iraguka, irakura kugira ngo ibe urusengero rwera. Urusengero rwera mu mwami Yesu, kugira ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Ni muri Kristo urwo rusengero ruba rwera. Mbega iyo inzu yose iteranyijwe neza irakura kugira ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Ni muri we twubakirwa, ni muri we ba bantu nahoze mbabwira bagendana ingeso zishimwa n'Imana, ba bantu bagendana imirimo ishimwa n'Imana. Hariya yaravuze ngo nabonye ingeso ze nzamukiza. Urinde wo gukizwa n'Imana, urinde wo guhindurirwa amateka n'Imana. Azayahindurira he? Kuko ibyo azahindura byo muri wowe bizaza byerekane Imana, kuko byubakiwe muri Kristo. Rero wowe nanjye iyo duhuye, iyo dushyize hamwe, iyo dukorera hamwe, ntabwo tuba tukiri abashyitsi mu bya data, ntabwo tuba tukiri abasuhuke mu bya data, ahubwo turi mu rugo. Muri urwo rugo turi inzu yubatswe neza, tugahinduka ubwoko bumwe n'abera, ubwoko bumwe n'abakiranuka, ubwoko bumwe n'abakiranutsi. Tuba tubaye ubwoko bumwe n'abera muri urwo rugo rwa data. Haleluya. Turubakanwa, tugakomera. Mu gihe twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, niho twubatswe, ariko Kristo akaba ibuye rikomeza imfuruka. Kuko we muri twebwe twubatswe muri we, turi muri we, nta muyaga ubasha guhuha iyo nyubako. Niko Kristo yavuze mu bice 7 by'ubutumwa bwiza bwa Matayo 24, yaravuze ngo umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza azamera nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare, yarashije asinga imiganda ye ku rutare. Inzu irakomera, arayizamura, arayubaka, kuko ifite fondasiyo ikomeye, irubatswe neza. Imiyaga irahuha, imvura iragwa, imivu iratemba, byose byikubita kuri ya nzu, ariko ya nzu nta kintu yabaye, byahise ihagaze, kuko Kristo ari we rufatiro, kuko ari we buye rikomeza imfuruka. Haleluya. Mu butumwa bwiza, mu mirimo yawe, muri ya masengesho yawe, Kristo ni we buye rikomeza imfuruka. Baguhinyuye, barebye ibyo ukora bakabigera umugozi, bakabikiritika, ntabwo uzacogora, kuko ufite urufatiro arirwo Kristo Yesu umwana w'Imana. Ngo muri we inzu yose iteranyijwe neza, irakura, ikaba urusengero rwera muri Kristo Yesu. Noneho iyo nzu yahindutse urusengero rwera muri Kristo Yesu, irakura, igahinduka inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Bw'abantu birwa biruka
bahigahiga bashakisha ibyerekezo, babuze uko babigenza. Ni muri Kristo Yesu twebwe turaguka, turi inzu iteranijwe neza muri Kristo, ibasha gukura ikaguka, ikaba urusengero rwera rwubatswe muri Kristo Yesu. Rurakura rero rukaguka, rugahinduka inzu yo kubabwa n'Imana mu mwuka. Imana ituye muri twebwe. Izabura ite kudukiza? Izabura ite kudukiza ababisha bacu? Izabura ite kuturwanirira ibiturwanya ngo urwane nabyo? Izabura ite guhagararana natwe mu bikomeye? Nicyo gituma abantu benshi baba bafite ubwoba, kuko batazi uko bubatswe, batazi aho bari, batazi aho baba. Twebwe turubatswe neza, turi urusengero rwubatswe neza, urusengero rwera rwubatswe neza mu Mwami Yesu. Rukura kandi rwarakuze, ruraguka, ruhinduka inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Ntawagushobora. Iyo ishobora byose, ihangana n'ibintu byose, imanura ibinyembaraga byose, imanura ibitera ubwoba byose. Haleluya. Ikaguha kubikandagiraho nubwo birimo, nubwo bituyemo. Iguha imbaraga zo gutinyuka kurusha intare, kuko uri urusengero, kuko uri inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Iyo ngiyo ikurwanirira ituye muri wowe. Iyo ngiyo irengera ubwoko bwayo ituye muri bwo, igendera muri bwo, ikorera muri bwo. Mbese mu yandi magambo, ituye muri twebwe, igendera muri twebwe, ikorera muri twebwe. Haleluya. Ukuboko kw'ibumoso kuranseguye, ukw'iburyo kuramfashe, mbese niki nabasha kuba? Imigisha utanga Mwami wanjye ntiwongera umubabaro. Abakumenye dufite amahirwe, no ku munsi mubi tuzakomera. No ku munsi mubi iriya nzu izakomera, nta kizaba, kuko irubakitse, ifite inguni zikomeye, irubakitse neza. Imana ishimwe. Ntabwo uri wenyine aho ngaho, urufatanyije natwe kuniha. Aho uri mu bihugu by'amahanga, ufatanyije n'abera bose kuniha. Aho uri mu gihugu cy'u Rwanda, ufatanyije natwe kuniha, ufatanyije nanjye kuniha. Maze Uwiteka nahaguruka kudutabara, nahaguruka kuturengera, azadukizanya n'abatuborogeye. Nicyo gituma Imana itwimana. Mwumvishe ibitera ubwoba byinshi, bihaguruka gutera ubwoba Abanyarwanda, bihaguruka gutera ubwoba igihugu cy'u Rwanda. Turimo turasenga, abari hanze barasenga, kandi izi mbaraga z'amasengesho izo kunihira Umuremyi zirukana ibikomeye byinshi, ziritura imisozi myinshi. Izi mbaraga zo kunihira Imana zituma igihugu cyacu kirindwa, zituma Abanyarwanda turindwa. Haleluya. Zituma abasenga turindwa, zituma biriya udakeka, ibyo utibwira ko Imana igambirira kutugirira, bizituma ibikora neza, ukikangura yabyubatse. Abadafite aho kuba bakabona aho kuba, abadafite akazi ukabona bakabonye, abari abashonji ukabona barariye. Imiryango yari inyuma itazwi ikagenda imenyekana buke buke, kuko Imana yayivanye harya mu bwigunge. Ya miryango yagiye yinjiramo neza, ikaba mu mugabane w'abera, ikaba mu mugabane w'ububaha izina ry'Uwiteka Imana. Mbese nabo bakaza bakubakanwa hamwe n'abera, bakubakanwa hamwe n'abakiranutsi, bakubakanwa hamwe n'abasenga, bagahinduka inzu
nziza ikomeye, ifite imfuruka zikomeye, ifite inguni zikomeye, arizo Kristo, bishingikirije, bafite urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, bubatse ku byavuzwe n'Imana, bubatse ku bivugwa n'Imana Data wa twese, igira ubuntu bwinshi, ba bandi babana imirimo myiza imurika yabera, badahisha, ba bandi bameze nk'umusozi muremure utabasha kwihisha. Haleluya! barya babana ihumure, barya babana ntabwo nta cyatumeneramo, turubatswe, turi urusengero rwera rwo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Ni iki kiguteye ubwoba? Nkunda kubibaza ngo mbese niki kiguteye ubwoba? Niba kamere zawe za kera zaraguhataga kugenda wiba, kugenda usambana, kugenda uteranya, kugenda ukaryamira bene so bo mubana ntiwifuze ko bagira icyo bagira, ukumva wikunda, mu gifaransa babyita egoiste, utifuza iterambere rya mugenzi wawe, udashaka ko wazamukana na mugenzi wawe, wiharira, wumva wabaho wenyine, ibyiza byose ukumva byaba ibyawe, utamenya umushonji ukarya ukanabimenesha. Hari abatinyuka bakanabimena bene wabo hirya hariya baburaye, ayiwe, kuko imirimo yawe iri hirya iyo ngiyo irahishe. Ariko ukwiriye kugira ibikorwa bikorewe mu Mana, imirimo yawe ikorewe mu Mana. Nubwo utaragera ku kigero cyo kuba waba umuterankunga, ariko ibyo ufite umwuka w'Imana akaguhata gusohokayo, ukajya gufasha ushonje inyuma yawe, tera intambwe imwe, uzatera ebyiri, uzatera eshatu, uzatera enye. Ariko iyo ni imirimo myiza Imana ikwiriye, haleluya, kugenzura, ikavuga ngo nzamukiza uyu muntu, umuhaye inzu, uyu muntu umuhaye akazi keza, uyu muntu umuhaye amafaranga, uyu muntu umuhaye ubutunzi, ntacyo bitwaye, nabonye ingeso ze, nzamukiza. None wowe upfundikiranye hirya iyo ngiyo, wikunda, sohokayo, zana imirimo yawe ahagaragara, ibuka bagenzi bawe bakiri inyuma, ibuka bagenzi bawe barimo kurara, ibuka bagenzi bawe badafite akazi, ukabona na mugenzi wawe wabonye akazi ukakarwanya ngo atakabona, kandi nawe ni ikiremwa nkawe, uranamurwanya ngo atanakagumaho, kandi nawe ni ikiremwa nkawe. Ariko ingeso zawe nizigaragare mu maso y'Imana ko ari nziza, ko ufite ubuntu bwinshi, ko ufite urukundo rwinshi muri wowe, ko ufite imbabazi, ko ugendana ibyishimo. Birashoboka ko hari ibyakubuzaga ibyishimo, ariko umwuka w'Imana muri wowe aguhata kwishima, no mu bikomeye wishime, no mu biteye ubwoba wishime, ko kuri kumwe na Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Imana ishimwe cyane, urahatwa kugendanya ingeso nziza Imana yakuremye, yazitegereza, yazibona, ikagambirira kugukiza, ikagukiza, ikakurengera, ikagukiza amaboko y'abakurenganya, ikagukiza amaboko y'abakurwanya, nyamara baguhora ubusa, nyamara bakwiyenzaho n'ibifu, kuko ubona gusa bigatuma bakwanga. Ariko komera, ngwino winjire mu mugabane, dusozanye uyu mwaka winjiremo mu mugabane wabera, utakiri umushyitsi n'umwimukira, uri mu rugo ufite umugabane umwe n'abera, ufite umugabane umwe n'abakiranutsi. Imana ishimwe, kandi wubakwe ku byavuzwe, iby'umwuka w'Imana atubwira. Ngiyi Bibiliya, ijambo ry'Imana, nibwo buhanuzi bwiza bw'ukuri. Nakubwiye ngo nabonye ingeso ze, nzamukiza. Uyu ni Uwiteka Imana. Abisirayeli babwirwaga aya makuru, bahabwaga izi nkuru zo kubahumuriza, zo kubahoza, zo kubakomeza. Bari mu binyejana bya kera, ibinyejana bya kera. Imana ihamagara Aburahamu, imukura mu muryango wabo, imuhamagara bakoze urugendo runini, ngo bari bageze i Harani, bahamaze igihe kinini, bahacumbitse, berekeza i Kanani na Setera na mwene se wabo Loti amaze gupfa. Isetera amaze gupfa, Uwiteka Imana aramubwira ngo vayo, tandukana n'inzu ya so, va mu gihugu cyanyu, uza mu gihugu nzakwereka. Imana iramuhamagara hagati y'ikinyejana cya kabiri n'ikinyejana cya kane. Ubu turi mu kinyejana cya 21, aho turimo dusomerwa aya magambo. Imana ishimwe, Imana yakuzahura nawe, yakuvanayo mu bigirwamana by'iwanyu hirya iyo, mu butamenya, mu bujiji. Aho ngaho bararabahamiriza, bamena inzoga, baterana imyishywa n'ibiki byose.
ibyo biteye ubwoba. Ijambo ry'Imana ni amahoro, ijambo ry'Imana ni ubuntu, ijambo ry'Imana ni imbabazi. Nta miriro bacana ngo bambare ibintu by'amahwa n'ibiki byose biteye ubwoba. Njyewe nkiri muto najyaga mbibona hirya mu miryango y'iwacu bikantera n'ubwoba, ariko numvishe ijambo ry'Imana, numvishe iki ijambo ry'Imana rimbwira. Imana yamugaye Aburahamu nawe avuka mu muryango babagamo ibigirwamana byinshi cyane, iramubwira ngo va mu muryango wanyu usige inzu ya so uze mu gihugu nzakwereka, nzogeza izina ryawe, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzakuha umugisha, nindangiza ngo uhindure umugisha wowe ubwawe, kandi abo uzasabira umugisha bazawuhabwa, ndetse uzakuvuma nzamuhindukirana muvume. Vayo, haleluya, winjiremo, uzahesha umugisha imiryango yawe ubwo wamaze kuba urusengero rwera rw'Imana. Njya numva bavuga ngo ni imana z'abanyama, ngo ni imana z'abazungu. Izo mana ziramaze. Nyamara kumenya iyi Mana, nyamara kumenya Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi, nyamara kumenya iri zina rya Yesu Kristo, nakuweho iminyururu, nakuweho imigozi nari mboshye, nta cyizere cy'ubuzima nari mfite, ntabwo nari nzi ibyanjye uko bizagenda, ariko urimo urambona kubwira izina. Haleluya, Mana ishimwe. Niyo ryanyigishije kuvuga, niyo ryanyigishije rima guhinguka mu bantu, rima kumenyekana mu bantu. Ubu ndimo ndakubwiriza ubutumwa bwiza, nanjye nduruka kuri iyo ngiyo, nk'aho Aburahamu yaturutse mu miryango y'ibigirwamana, mu miryango itazi Imana, itarizi Imana. Haleluya, nanjye ndi umuhesha w'imigisha. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ku munsi nimitweho kuba pastori wambereye umunsi uhambaye kurusha iyindi minsi, uruta umunsi naboneyemo akazi ngatangira kubona inote, kuko iyo nasenze akazi kanjye ngakora neza, kuko iyo nasenze umukiriya wanjye mwakira neza agataha yishimye, mbona ko nabikoze neza, mbona ko raporo zanjye nazikoze neza kubera iri zina. Haleluya, nizereyemo, niringiyemo, hanyuma nanjye mba mu mugabane w'abera. Imana ishimwe, mboneka mu mugabane w'abakozi b'Imana. Nabwirije ubutumwa bwiza kera, nkunda kubibabwira nyiri umwana mutoya, nyine umwana abwiriza nk'umwana mutoya, ariko ndakuze noneho, kuva 8-7 mfite 13 nabwirije ubutumwa bwiza. Abo nabwirije barabizi, imisozi nirukagamo n'amaguru, vumbi rikandenga. Uyu munsi ndabwiriza ubutumwa bwiza, noneho mfite icyerekezo. Imana ishimwe cyane, kuko umwami niwe wampaye kuba mu mugabane w'abera. Ndavuga umwami Yesu Kristo niwe wampaye kuba mu mugabane w'abera, nanjye ndubakanwa n'abera, nanjye mbamo mu mugabane. Sinaba ndungurukira inyuma mu madirishya, na oya, ndimo ndani, ndimo, nawe urimo. Turubakanwa rero tugahinduka inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Turi abanyamugisha, turi ibirangirire, turi abandi batubona ko rimwe na rimwe badupima bagasanga tumeze nk'injiji, ariko tuzi ubwenge. Abandi batubona nk'abantu bayobye, abandi batubona nk'abashukanyi, ariko Pawulo arandika aravuga ngo twebwe batubona ko turi abantu badafite icyo bamaze, ariko dutungisha benshi iyo twabasengeye, iyo twinginze umuremyi ngo ahoshe izo ntambara ziterwa n'abadayimoni. Barya barara batemana basogotana, barya barara biba, barya barara bacuragura, turabifata tukabihambira. Karitsiye yagombaga kurara imena amaraso igatuza, wa mujura akafeiringa, wa murozi agafeiringa, wa mucuraguza agafeiringa, abantu baranaga biruka bakaryama bagasinzira. Dufatamira ibyishyira hejuru birwanya kwera kw'Imana, turabimanura tukabishyira chini, turabimanura, duhesha benshi amahoro, dutuma benshi batuza bakagubwa neza. Ingumba zitabyaraga zikabyara. Intervention z'Imana byananiye abaganga, Imana ikabikora neza. Uwo wabonaga agiye gupfa, Imana ikamukurayo.
n'abo baganga Imana ikabakoresha iby'ubuhanga, ikabikoresha iby'imbaraga. Ntabwo twayobye. Pawulo arandika aravuga ngo turiruka ariko si nk'abatazi iyo bajya, turasiganwa ariko ntabwo dusigara mu nzira, kandi ntabwo twirukankira ikamba ryangirika, ahubwo dusiganwa kugira ngo twakire ikamba ritangirika, ikamba ry'ubugingo. Haleluya. haravuga ngo dukubitane ibipfunsi ariko si nk'uhusha. Ntabwo duhusha, turakubita tukabomoa mu izina rya Kristo Yesu, tukamanura ibyo bibangamira abera, bibangamira abantu Imana yaremye, tubifata mpiri, tukabibuza uburyo, tukabyambura ubushobozi, tujya tubinyaga ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhagaze mu butware ndetse n'ubushobozi. Yesu ngo atuma abigishwa be, ntabwo yigeze abaha inote ngo bahe amadolari, yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni bose, bwo gusengera abarwayi bagakira, bwo guhagurutsa ibimuga byo mu mutima, ibirema byo mu mutima ndetse n'ibyo ku mubiri bijya bihaguruka. Impumyi zo mu buryo bw'umwuka, batabasha kureba ibyiza, batabasha gukora ibyiza. Yabaho uyu muntu ntagira imbabazi, yabaho uyu muntu ntiyagiraga imbabazi ariko asigaye afite umuntu be, yabaho uyu muntu yagiye amuvagaho ariko uyu muntu kuko amaze kumurikirwa n'umucyo. 94 ndumva ari indirimbo zo gushimisha Imana, kuvuga yangeragamo, kuvuga yangeragamo, yaranyuze ndishima ndamuhimbaza, kuvuga yageragamo, naretse kuzerera no kuzimira, kuvuga yageragamo. Wa mugore utamenyaga urugo ararumenya, wa mugabo utamenya urugo rwe n'abana ararumenya, kuko umucyo w'Imana winjiye muri we, yinjiye mu rugo. Ntakiri umushyitsi n'umusuhuke, ahubwo n'ubwoko bumwe n'abera. Haleluya. Yubatswe, yamaze kubakwa, nta gipfusha iby'ubusa. Imana ishimwe. Nawe ari mu rugo, ni inzu yubatswe neza, kandi ahinduka nawe urusengero rwera muri Kristo. Ibiva muri we bifasha abantu, ibiva muri we ni ihumure. Imana ishimwe. Ibitoroka muri we ni ya mirimo idakorerwa mu rwihisho, ni ya mirimo ikorerwa ahagaragara, ikorerwa mu Mana. Imana ishimwe. Nababwiye muri Yohana 3:20. Imana ishimwe cyane. Muri we afatanyije n'abera, afatanyijwe n'abera, ateranijwe n'abera. Abo bera bahinduka inzu iteranyijwe neza, bagahinduka urusengero rwera muri Kristo Yesu. Baraguka bagahinduka inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Aba bantu nibo tubabwira. Haleluya. Ibirwanisho byabo ntabwo ari inkoni, ibirwanisho byabo ntabwo ari inkota, ibirwanisho byabo, haleluya, ni ugusenga, n'imbaraga z'ubuntu, n'imbaraga z'amahoro, n'imbaraga z'urukundo. Aba bantu bateranijwe neza mu Mwami Yesu, kandi Kristo ni we buye rikomeza imfuruka. Imana ishimwe. Naho imivu yatemba, y'amazi nazabatembana, naho umuriro wacanwa mwinshi cyane bakawatamo, ntabwo bazashya. Meshaki na Seduraka na Abedenego babataye mu itanura ry'umuriro, babonaga ko birangiye, byenyegejwe 7, ariko kubera ko bubatswe ku rufatiro, haleluya, rufite inguni zubatswe neza, bubatswe ku by'Umwami avuga, mu by'Imana yavuze, mu masezerano y'Imana, ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Haleluya. Baravuze jambo rikomeye, baravuga ngo Mwami, naho Imana yacu yadukiza, naho itadukiza, ntabwo dufite gupfukamira ikigirwamana cyawe waremye. Amina. Bari biteguye ko naho bapfa bazataha biringiye izina ry'Uwiteka Imana, ariko kijya gihe ntabwo cyari cyo gupfa, nawe icyo gihe si cyo gupfa. Babatamo. Umwami ngo yitegereza arebe, abona harimo haragendamo abantu 4, kandi yatayemo 3 ngo bavanamo. Nta n'umwotsi ubanukaho. Ikigeragezo ufite ukagisohokamo, nta nkovu zacyo, nta wabimenya ko uvuye gupimwa, ko uvuye kugeragezwa, ko Imana yakuretse ngo ugere muri uwo muriro w'ibigeragezo, ahubwo uvuye museka, uvuye muke. Urubakanwa n'abera, urubakanwa n'abakozi b'Imana, urubakanwa natwe, ugahinduka urusengero rwera
ziriya nsengero twubakisha amatafari, ziriya nsengero twubakisha rukarakara, ziriya nsengero twubakisha ruriba n'ibindi byubakishwa bikomeye, zubakishijwe amabuye twavanye ku misozi. Oya, twebwe turi urusengero rwubatswe n'Imana, rufite inguni zikomeye, zifite urufatiro rukomeye, ari rwo Kristo Yesu. Urwo ngurwo ntawarusenya, urwo ntawaruhirika. Niba tumeze gutyo, niba umeze gutyo, haleluya, Imana nyiribihe, Imana umuremyi wawe, Imana umukiza wawe iritegereza ingeso zawe ko nta buriganya burimo, iritegereza ingeso zawe ko nta buryarya burimo, ko nta kubeshya kurimo. Oya, birirwa babeshyera no ku matelefoni, birirwa bibira no ku matelefoni, ariko Imana yagenzuye ingeso zawe, wowe irazishima, igambiriye kugukiza. Imana ishimwe. Aho uri pfukama tugusengere. Niba ujya utwazwa igitugu na Satani akakwicira ingeso zawe zikaba mbi mu maso y'Imana, byarakunaniye kureka kubeshya, byarakunaniye kureka ubusambanyi, byarakunaniye kureka inama z'abagome, izo nshuti z'ababi ko zivamo, byarakunaniye. Pfukama aho ugeze tugufashe gusenga. Imana irashaka kugukiza, we irashaka kugukiza, irashaka kuguhembura, kubera ko naho wubatswe nta rufatiro rw'ubuzima ufite. Urufatiro rw'ubuzima ruri muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana, fasha dusenge Imana. Bana barakunaniye ukabura uko ubigenza, kubera ko nawe ntukiranukira Imana. Niyo usenze bigarukira ku musatsi wawe, abadayimoni barabifata. Amasengesho y'abapagani, amasengesho y'abanyabyaha, abadayimoni barayarya. Banza usenge uvuga ngo Mwami mbabarira, nkiza ingeso mbi zananiye, nkiza kamere mbi zananiye, shyira mu mugabane w'abera. Uyu munsi nyandika mu mugabane w'abera. Haleluya. Nusenga utyo, Umwami Imana ikintu akora bwa mbere, arakubabarira, araguha ibyishimo. Namara kuguha ibyishimo, aguha amahoro aturuka ku Mana. Narangiza akwita izina, uritwa izina, ujye mu mugabane w'abahiriwe, w'abanyamahirwe. Cyagiye Yakobo nubwo yaravuye ipadanarama kwa nyirarume, azanye imitungo myinshi, azanye abagore n'inshoreke n'imitungo myinshi cyane, yaravuze ati nindamuka mfuye kwambuka gusa, muvandimwe wanjye aranyica. Harara ku cyambu cya Yaboki, hararasenga, hararabwira Imana, aravuga ati Uwiteka, wajyanye nanjye ntacyo mfite, ukaba ugarukanye nanjye mfite iyi mitungo ingana gutya, noneho ikimenyetso kinyereka ko umuvandimwe wanjye Esawu atazanyica. Ikimenyetso, izina ryanjye ni ribi, ni Yakobo umuriganya, wampindurira, wangirira neza. Ngo ajye kubona mu rukerera, yambukije ibyo afite byose n'abagore, yohereje imitwaro bashyira mwene se, aryamye asenga Imana, yinginga Umuremyi, ngo abone umugabo udasanzwe aciye imbere ye. Avuga ati ni marayika w'Uwiteka nta wundi. Aramufata, aramubwira ati ntamuha umugisha, ntabwo nkurekura utamaye umugisha. Imana ishimwe. Aramufata, aramukomeza, ati nkeneye umugisha. Byumvikana ko yamaze, turashaka iki? Aramubwira ati nkeneye umugisha, nkeneye ko umugisha sinkurekura utamaye umugisha. Barakirana bageza mu rukerera, marayika w'Uwiteka Imana avuga ati ndekura nigendere. Aramufata, aramukomeza, marayika w'Uwiteka Imana ngo aca inyuma, amufata umutsi wo kunyonga y'itako. Ni umutsi ubabaza cyane ku bagabo, ugaragara cyane. Twebwe abagore babashije kugira inyama nyinshi, ariko ku bagabo uragaragara uwo mutsi. Ngo arawufata, arawukweta, aravuga ati nubwo mbabaje sinkurekura, nubwo mbabara ariko sinkurekura utamaye icyo nshaka. Ngo aramwitegera, aramubwira ati ubundi wa mugabo we witwa nde? Amubwira ati ni ukuri ndi Yakobo. Aramubwira ati ariko kweri uvugishije ukuri, uri Yakobo koko? Izina ryo muntu umuriganya, ariko icyo nguhaye, icyo ngukoreye, reka nkwise izina ryiza ry'umugisha. Ntabwo ukiri Yakobo ukundi, nkwise Isirayeli. Amina. Yinjiye mu mugabane w'abanyamugisha, w'abashimwa n'Imana, w'abishimirwa n'Imana, mwise Isirayeli. Haleluya, haleluya. Se w'abana benshi. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Imana ikwita izina nawe kugira ngo uze wubakanwe natwe, wubakanwe n'abera. Imana ishimwe cyane.
twebwe tubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ngo abantu bahinduke, baze binjire mu rugo rw'Imana ikiza, binjire mu rugo rw'Imana ibeshaho, binjire mu mugabane w'abera, umugabane wo kubabwamo n'Imana mu mwuka, inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Haleluya! Watureba, watugereranya n'abantu badashoboye, watureba, watugereranya n'abantu batariho, ariko turi abantu batungishije benshi, turi abantu bahesha umugisha igihugu bikemera, bahesha ishyanga amahoro bikemera, ngo kugira ngo amahoro hagere kuri kure n'uwo hafi. Imana ishimwe cyane, kugira ngo amahoro agere kuri kure no ku hafi. Wowe uri kure, uhejejwe kure n'imibereho, uhejejwe kure n'akarandezi wayo, uko nguko aho wumva nta byiza byaza, wumva nta byiza byakugeraho, ariko haleluya, Imana ishimwe cyane, twegerejwe amasezerano, twegerejwe iby'umwami yagiye atubwira, tubirimo ndani, tubirimo. Imana ishimwe. Harya Yesaya harimo hanura ibice 60, 15, 16 bavuga ngo kandi muzonka amashereka y'abami, muzonka amabere y'amahanga, ibiva mu mahanga, ibituruka kure, ibyo abandi bavunikiye, bizajya biza mu migisha, bizaza amashereka y'abami. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, muzayonka. Mu bice 60 bya Yesaya, muzayonka ibice 60 bya Yesaya. Reka tubasome vuba vuba, hanyuma soze dusenga Imana. Haranditse ngo 15 umurongo wa 16 ariyo dusoma, kandi uzonka n'amashereka y'amahanga, uzonka amabere y'abami, nuko uzamenya yuko jyewe Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, umunyambaraga wa Yakobo. Uzonka amashereka y'amahanga, uzonka amashereka y'amahanga numara kwinjira muri uyu mugabane. Uzonka amabere y'abami, imigisha yose ituruka ibwami, imigisha yose ituruka mu bikomerezwa, imigisha y'ibihugu byose. Aho uzagera uzabaho, aho uzagera uzabaho, kubera ko uzonka amashereka y'abami, uzonka amabere y'amahanga. Reka ngusengere, ibi bigufashe bigukomeze nibwo buzima, ibi bigufashe bigukomeze nibwo bugingo, kuko niba wiga urabitsinda kwa kesaswa, urabitsinda. Niba uri umunyeshuri uriga bijyemo, niba uri umuyobozi urayobora neza bishimwe, raporo zawe zibe nziza, kuko wubatswe ku rufatiro ruzima. Niba uyobora urayobora neza bishimwe n'amahanga, kuko wubatswe ku rufatiro rukomeye rufite imbaraga. Utari burinde utanga ibitambo by'amapfizi y'ihene, utari burinde utanga ibitambo by'amapfizi y'inka, utari burinde utanga ibitambo usabwe n'abantu, ahubwo umutima wawe wijeje wonyine ukavuga ngo Mana nabyumvishije. Daniyeli ngo ajye gusobanura inzozi zuriya Nebukadinezari, yaramubwira ati reka nigire hirya mbanze senge. Agaruka aramubwira ati mbonye yuko Imana yimika abami ikimura abandi ariyo yagusuye, Imana ituma ingoma zikomera zikarama. Imana ishimwe. Reka dusenge. Niba twagendanye neza hari icyo ukuyemo. Nabonye ingeso ze nzamukiza zitarimo uburiganya, utarya ibyawe ngo urye n'iby'abandi, utarya ibyawe ngo urye n'iby'imfubyi, utarya ibyawe ngo urye n'iby'abakene byoherejwe ku bazahurayo. Nabonye ingeso ze nzamukiza. Imana ishimwe bwo kwihangana kwawe, bwo guca bugufi, bwo kuha agaciro yakuremye, ugakora ibyiza kugeza aho uzarangiriza urugendo. Imana y'amahoro izagukiza.
reka dusenge. Mana yacu mu izina rya Yesu, ni wowe Uwiteka Jehova, ni wowe Mana ibeshaho, ni wowe Mana ibasha guha imirwa, imigabane y'isi ikagira amahoro, ibihugu bikagira amahoro. Haleluya! Abaturage bakagira amahoro, babandi bagendana nawe bakwiringira rwose, ndetse n'abatakuzi nabo bakabona uwo mugisha ukabageraho, aho turi, aho dutuye, kubw'imirimo myiza iguhamya. Imana ishimwe cyane. Mana, iri jambo rikurikirane aho rigeze mu bihugu by'amahanga, abumva uru rurimi, Mwami Imana yacu, ndetse n'abatarwumva nabo babasha kugirirwa ubuntu bakabona uwabasobanurira. Mwami, nyemerera kugira ngo iri jambo rigere kure, kuri kure n'uwo kuri hafi, kugira ngo aya mahoro agere kuri bo, abari kure n'abari hafi. Turagushimye kuko tutakiri abashyitsi ndetse n'abasuhuke, ahubwo twatewe mu rugo, turi inzu yuzuye, turi n'urusengero rw'Imana mu Mwami Yesu, turi inzu yubatswe neza yo kubabwamo nawe Uwiteka Imana mu mwuka. Haleluya! Turagushimye. Shyigikira ijambo kandi ukomeze gutegura neza iyi cano Mana. Bene data bayumviraho ijambo ryawe bakomeze guhemburwa, bakomeze gufashwa, bakomeze kubakanwa natwe. Tugushima ibyo ukoze, tukuragira n'ibisigaye biri imbere, kandi mu izina rya Kristo Yesu Umwana w'Imana. Amen. Imana iguhe umugisha mwene data, wowe uduhaye umwanya. Gerageza rero ugeze n'abandi ubutumwa bwiza, ubohereze, ukoreshe wohereza ubutumwa bwiza bujye guhembura imiryango yanyu, abagira ubuntu bwo kugira amatelefone manini, wohereze bene so bihebye, bumva ijambo ry'Imana, bumva icyo Umwami Imana avugana natwe, bumva icyo Umwuka avugana n'amatorero. Imana iguhe umugisha nawe ubutaha mu izina rya Kristo Yesu.